aka gasozi kitwaga Bwiza, ariko 94 ubwiza bwako barabusiribanze buhindura isura, atari ku bushake bwa benshi ahubwo ubushake bwa bake, kuko n'Imana siko yabishakaga. Ibintu byabereye kuri 12 saha byari ndengakamere, nibaza ukuntu abantu barokotsemo n'andi bw'ariko narokotsemo bikandenga, ariko n'Imana ishaka kugira ngo hazagire abasigara bari hano. Nari ngiri kumwe na mama na murumuna wanjye wundi muto w'ubucura bwo mu rugo, ariko hari undi murumuna wanjye wo hagati nari nabuze kandi yahahoze, yari ari mu biro by'ubukarani bya paruwasi. We yari yagerageje kwiyahuza umuriro, bagafatana urunana ari benshi, bagakora ku muriro bakikubita hasi. Yambwiye ko yazanzamutse nka 3 ageze harabireka. Nasohotse rero nzi neza ko arimo, kuko yari yankandagiye yinjiramo, ariho bari bagumye, ariko nsohoka nkibaguza mushaka sinamubona, ubwo nawe numva ko yapfuye. Mu kusohoka rero umurongo twari turiho twamanitse amaboko, nabashije kubona Padiri Bosco yapfuye, Munyaneza Jean Bosco ari wikire. Nibuka amagambo twaze tuvuga, namwira ngo dupfire mu Mana. Sinanabashije no kumusengera, nta nicyo navuze ako kanya. Naratambutse mbona umuvandimwe wanjye, ubu ni Padiri Kayisabe, nawe naramubonye mbona ko yapfuye, uko naciyeho barimo bamukubita cyane babirindura. Hari ukuntu babirinduraga umuntu bakareba niba akiri muzima, ariko nkurikije amaraso nabonaga yaviye aho aryamye, nabonaga yapfuye. Mbona undi mukecuru yari nyogokuru, nawe ndamubona aryamye aho ngaho, ariko iyo wabonaga umuntu wapfuye wavuga ngo naba nawe, kuko wowe wabaga utazi uri gutegereje. Mu rwego ngenzuramikorere twaravuze tuti bano bantu nta kuntu ushobora kubahumuriza mu magambo, hari n'igihe ubura amagambo ushobora kuvuga. Nibwira ko hari ijambo wabwira umuntu watakaje abe, abavandimwe wababonye bagenda, ubwire ko ngira ngo hari ijambo wamubwira rihagije, ariko guhagarara nawe gahaguruka tukaza kubabwira ngo nimuhumure, baza kubabwira ngo turi kumwe, baza kubabwira ngo turabakunda, baza kubabwira ngo turahagararanye, twumva nibyo twashobora nk'abana b'abantu. Ariko nk'uko mwahoze mubivuga, Imana nyiri humure ishobora kugera aho twe tutagera, ikureba na nyuma yacu, ikomeze kubahumuriza, ikomeze kubana namwe, ikomeze kubaha ihumure mu mutima, kandi ikomeze no kubaha amahoro no kugubwa neza n'ubuzima bwiza, uburyo bigaragarira ko burya iyo umuntu asigaye bishoboka ko yagira ubuzima, akagira abamukomokaho bakabaho neza, igihugu kikongera kigakomeza kikabaho kigatera imbere. Ariko hejuru y'ibyo byose nyakubahwa DG, icyo tubona nuko muri timu yanyu harimo abantu bakiri bato. Ibi byose tuvuga amateka ameze gutya afite iyi shusho, hari n'abandi baba bafite amateka babumva yuko bapfobya jenoside bakavuga ibindi. Twasaba yuko tugomba natwe gutanga umusanzu wacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukavuga ibiri byo kandi bihari. Dativa yaza nagatanga ubuhamya n'abandi, ariko tugomba kuvuga neza icyo amateka yacu asobanuye.